Ikizamini cya leta kiri hafi ariko abanyeshuri benshi hari amakosa agera kuri 5 bakunze gukora ndetse akabahombya amanota menshi, rimwe na rimwe bakabura diplome bagatsindwa bakongera bagasibira. Ariko muri iyi video wowe niba uri kuyireba turakwereka aya makosa agera kuri 5 abantu bakunda gukora n'ukuntu wayirinda kugira ngo utazagwa muri icyo gihombo cy'amanota yawe, kugira ngo ubashe gutsinda neza amasomo yawe. Hano ni ku kizamini, niba wahageze na ahantu h'agaciro kanda subscribe ufungura inzogera hakiri kare kugira ngo dukomeze kubagezaho izindi nama zatuma utsinda ikizamini cya leta cy'uyu mwaka wa 2025 neza cyane. Niba wiga senior 6 senior 3 aha niho hantu hanyaho kanda subscribe. Hanyuma reka twihute turebe amakosa 5 akorwa n'abanyeshuri mu gihe bagiye kwitegura ikizamini cya leta. Rero ikosa rya mbere ni ryo kwibeshya ngo warakavarinze, ngo ibintu wabinyuzemo, ngo ibitabo warabisomye amasomo yose, ngo warakavarinze, ngo nicyo gihe cyo kuruhuka habura ibyumweru 2 ngo mukore ikizamini cya leta. Niba nawe uri muri abo banyeshuri ukabumva yuko ngo ibitabo warabisomye, ngo ibintu ngo urabizi, ngo warakavarinze, hanyuma ugafata umwanya ukajya kwirebera filime, nyamara burya ibyumweru 2 bya nyuma nibyo byumweru bifasha umunyeshuri gutsinda cyangwa gutsindwa. Icyo gihe nicyo gihe cyo kongera kwiga, ahubwo ugasubiramo ndetse ugakosora ibyo wize ufite intege nkeya kugira ngo urusheho kubimenya mu buryo bwimbitse. Ibintu wize mu mezi 2 ashize ntago wabyibuka kuruta ibyo waba warize mu cyumweru kimwe gishize. Hanyuma rero nawe wibeshya ati ngo warakavarinze, ngo ibintu urabizi bimeze neza, menya yuko uri kwibeshya cyane. Kosora aka kantu kuko akantu niko gatsindisha abanyeshuri baye bazi ubwenge, ugasanga umuntu yatsindaga mu ishuri yabaga uwa mbere ariko atangiye gutsindwa mu kizamini cya leta amanota agize akabatangaza. Ni ukubera yuko yaribeshye cyane ngo yaranga ibintu yarabisomye yararangije, ngo nicyo gihe cyo kuruhuka ntabwo ari cyo cyo kwistressa. Oya, ntabwo ari igihe cyo kwistressa, ahubwo ni igihe cyo kwiga neza. Reka tugende tureba irindi kosa abantu bakora, mwereke n'ibyo abantu bita ngo ni ukwistressa, ngo gusoma mu minsi ya nyuma. Ikosa rya kabiri abantu bakunda gukora, kwiga byinshi icyarimwe, ikizwe nka cramming. Cramming ni ugushaka gusoma ibitabo 2 mu minota ingahe. Menya yuko niba nawe wiga amasomo menshi mu masaha makeya ukiga ibintu byinshi, bituma na bya bindi waruzi ubyibagirwa, bigatera umunaniro w'ubwonko ndetse bigatera kwibagirwa, ndetse ukajya ukora gahunda wumva utameze neza. Nawe niba rero wumva ushaka gusoma ibitabo byinshi icyarimwe mu munsi umwe uri kwibeshya cyane. Oya, nicyo gihe cyo gusoma bicyo ushoboye, hanyuma uruhuke wongere usome. Ntabwo ari igihe cyo guhora mu ikayi ngo ugumye usoma ngo ushake ngo ibintu utigeze usoma ngo ubisomere icyarimwe. Oya, bitegure gake gake, guhera iki gihe uzabona impinduka. Kandi abantu ndabizi bagiye basibira basubiramo, abandi baratama diplome kubera yuko aka kantu karabagoraga cyane, ugasanga ntabwo yigeze yiga ariko mu minsi ya nyuma nibwo ashatse gusoma ibintu byinshi icyarimwe. Menya yuko ibyo bintu bidashoboka. Niba nawe wari ufite aya makosa, rikosora hakiri kare, usome bityo ushoboye, hanyuma uruhuke ugaruke wongere usome ibindi. Ikosa rya gatatu bakora ni uguhindagura gahunda kenshi cyangwa kutagira consistency. Ugasanga mu gitondo yize literature nka saa moya, nimugoroba yize chemistry, ni mu kandi kanya ajya gufata note za mate, ejo ajye muri biology geography, ugasanga ibintu arimo ntago byumvikana. Oya, ahubwo nicyo gihe cyo gufata isomo rimwe ukaryiga ukarisesengura ukaricacanga neza, hanyuma bituma ubwonko bugira gahunda no kugenda uzamuka step by step. Ntabwo ari igihe cyo gufata ngo isaha imwe ngo urigamo chimie, ngo mu kanya ngo wigemo biology. Oya, niba ari ukomeze uzatsindwa. Kosora rino kosa hakiri kare kugira ngo uzabone ukuntu winjira mu kizamini cya leta. Kandi ibindi ndabibabwira mfite ubunararibonye n'abantu nagiye mfasha ndetse nkabagira inama bakagenda bagera kuri byinshi. Hanyuma rero nawe niba ushaka kuba wumva yuko ngo mu kanya ngo uri busome chimie, gaje ujye muri mate, mu kanya ujye muri computer, oya, gusura iri kosa ufata isomo rimwe uryige neza urisesengure, numara kwisesengura ubone gufata irindi. Hanyuma rero wasanga ari abantu batarakanda subscribe. Niba utarakanda subscribe umenya yuko iki nicyo kiganiro cyanyu mubonye kuri iyi channel, nta kindi kiganiro cyakikugira inama cyangwa kikwereka amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe uzongera kubona. Ko hano tuzagufasha kugeza twinjiye mu kizamini kugeza gishoje kugira ngo uzadushimire nyuma.
hari byinshi rero dufite byo kubereka kuri iyi channel. Hanyuma irindi kosa ni ikosa rya kane, ikosa rizwi nka leakage ni ukwishingikiriza ikintu runaka, ukibeshya ati abanyeshuri benshi usanga bafite amakopi ngo y'ibizamini byagiye bikorwa, bakarana n'ukuntu byakosowe, hanyuma agafata amakayi n'ibitabo akabijugunya ku ruhande, ahubwo akajya kureba bya bibazo ngo bikunda kubazwa mu kizamini cya leta. Niba nawe wirirwa ugendana ibikopi ureba ibibazo abantu bagiye bakora ngo bikunzwe kubaza nawe ngo ubyige, menya yuko uri kwiyica kandi uzatsindwa. Ndabikubwiza ukuri, uzatsindwa, nongere mbisubiremo, uzatsindwa, kubera yuko iri ni ikosa rikomeye cyane abantu bakunda gukora. Ntabwo bafata umwanya wo gusoma ibintu bize cyangwa basomye mu bitabo, ahubwo ari gufata ibibazo byagiye bikorwa kugira ngo babisubiremo nabo babyige neza. Oya, ntabwo ari uko nesi imeze y'uyu mwaka. Uyu mwaka ni uwundi mwaka w'amateka wo kubaka ibigwi byawe. Hanyuma rero niba ushaka gufata ngo ibibazo byagiye byigwa ukabyiga, ngo ibibazo bigikunzwe kubazwa ngo ugende nawe ubyige, oya, ahubwo nicyo gihe cyo gusoma byose wize ukabigendamo gake gake, kandi bikutuma ugira ubushobozi bwo gutsinda ikizamini cya leta kuruta wa wundi wigeze usoma amakopi no gukosora ngo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero jugunya izo kopi, wegure ibitabo, usome kuva ku nyuguti ya mbere kugeza ku ya nyuma, kuko mu kumera y'iyi video ndaza kubereka irindi banga rikomeye cyane rizatuma mutsinda uyu mwaka kandi bizakugirira akamaro. Hanyuma irindi kosa ryo rya nyuma rya gatanu ni ukutita ku buzima bw'umubiri n'ubwenge byawe. Abanyeshuri benshi ntago baryama ngo basinzire, nta nubwo babona igihe cyo kujya gufungura, yewe nta n'igihe bagira cyo kwicara neza cyangwa kuruhuka amasaha menshi. Hano rero niba uri umunyeshuri ukumva yuko igihe ugezemo ari cyo kutaryama, nubwo mubwe waramenyeje kuryama amasaha ugatangira ukaryama isaha imwe, menya yuko nushaka uzinjire mu kizamini cya leta warasomye bingana ute, ejo bazabigutera mu mutwe, uzabyibagirwa ugeze kuri kopi, ugire ngo bakuroze, kandi ari ukubera umubiri wawe ibyo wawumenyereje biguma uko nguko. Wari niba uryama saa moya ni saa moya, hanyuma cya gihe ufite cyo gukora uba ari cyo gihe utangira kwiga, wige neza. Hanyuma abanyeshuri rero bataryama, jya uryama uruhuke, kandi ujye ufungura, urya amafunguro menshi kandi meza. Wivuga ati iki gihe ngo hari ibyo narasoma reka nirengagize ibyo kurya, oya, kandi uryame uruhuke. Ibi ni ibyangiza imikorere y'ubwonko niba utaryama cyangwa uruhuke cyangwa utarya. Fata akanya uruhuke, ukora agasiporo gake koroheje, ntabwo ari siporo yo kunaniza umubiri, hanyuma nurangiza ufungure ubwonko bwawe. Hano rero ku bantu batari sportif cyangwa abantu bagiye biga ibintu bya martial art, ntabwo bazi ikintu bita TOS meditation. Meditation ni ugomba gufata akanya ukabanza ugatekerezaho neza bya bindi wasomye mbere yuko ujya ku buriri kuryama. Ukihagera banza wicare ku buriri bwawe utekereze bya bindi uvuye gusoma, usihumirize amaso, bitekerezeho, hanyuma uraza kwibagirwa akantu handi ubona utari kwibuka neza, uryama usinzire, mu gitondo uba ariho uheraho mbere yo kugira ibindi wiga. Uhereho, numara kuheraho umare kubisoma, numara kubisoma hanyuma ukomerezeho n'andi masomo. Rero aya ni amakosa 5 abantu benshi bakunda gukora, abanyeshuri bakayakora mbere y'ikizamini ndetse no mu bizamini, bigatuma batsindwa bakabura diplome ndetse bakabura n'amanota abajyana muri A level cyangwa advanced level. Rero nawe wiga senior 6 kwa wiga senior 3 cyangwa ukaba ufite umuntu uhiga, musharinga iyi video kugira ngo nawe ayibone. Ikindi kandi menya yuko nesa y'uyu mwaka irimo irabaza icyitwa multiple choice. Ucuzinga kuva ku kibazo cya mbere kugeza ku cya nyuma. Rero niba utarasomye menya yuko guhitamo bizakugora pe, bizakugora. Hanyuma we ikintu ugomba gukora, soma utisomesheje, usome igitabo kuva kuri page ya mbere kugeza ku ya nyuma, kuko nesa iri kubaza multiple choice, gucuzinga. Rero ntabwo bazajya kubaza bya bibazo bye byaramaze imyaka n'imyaka bibazwa cyangwa byandi byagiye bigarukamo, oya, we fata igihe usome ibintu byawe.
Hanyuma wowe umunyeshuri niba witegura ikizamini cya leta neza, ibi ni ibihe by'ingenzi bishobora kukugenera ejo hawe hazaza. Irinde aya makosa 5 twavuze, uyubakira icyizere cyawe n'umwete, ndetse ushobora no gutsinda kurusha ba bandi mwita ngo ni abahanga, kandi uri hagati yo gutsinda ndetse no gutsindwa. Nukurikiza ibi ngibi uraba ugiye mu murongo wo gutsinda. Kanda subscribe hano ku Kizamini kugira ngo ubone amasomo yihariye tubagezaho uko bukeye n'uko bwije. Ujye ugumye udusura urebe video twashyizeho, kandi hari n'izindi video twagiye dushyiraho kuri iyi channel, muze kugenda muzirebe, nazo zagufasha mu kuzamura urwego rwawe rw'amasomo. Kandi ndagukunda cyane niba wumva ibi ngibi nkubwira ari byo. Niba uri interested, kanda subscribe, usharing iyi video kugira ngo abantu bose bayamenye. Hanyuma rero reka tuze gukurikizaho n'ibindi bice mu kanya, uze kugaruka wirebera. Je nitwa Callixte Mutabazi, ubagira inama zigiye zitandukanye. Bye bye.